Philadelphia Imana iratsinda. Tugiye kuvuga kubwirira ijambo. Umutwe w'ijambo kugendana n'Imana, nicyo kintu tugiye kuganira umunsi. Kugendana n'Imana ninde ukwiye kugendana n'Imana? Cyane cyane twebwe abakijijwe, igihe tumaze kwemera Imana, ni twebwe tugomba kugendana nayo. Tugendana nayo gute? Mu kubaha amategeko yayo, mu kuyikorera, mu gukwera imbuto no kugenda nk'uko Imana ishaka. Bitufasha mu buryo bwo kugendana n'Imana. Yesu ashimwe. Amen. Ugendana n'Imana tubavuze ko ni twebwe abamaze kwizera Imana bagomba gushaka buryo bwo kugendana nayo mu bwenge, mu bwitonzi, mu kuyumvira, mu kuyubaha, mu kuyizera, mu gukiranuka. Ibyo byose nibyo bimenyetso byo kugendana n'Imana. Kandi mu kugendana n'Imana kuboneramo umugisha mwinshi, kuko Imana iraturinda. Imana ndagushaka kwemera usitara, kandi mugendana nayo. Imana yagukiza amaboko y'abanzi mu gihe mugendana nayo. Imana ntago yapfa kwemera mukiranutsi ahure n'ibyago mu gihe ari kumwe nayo, kuko niwe murinzi ukomeye. Nta kintu kiyaza ku mukiranutsi Imana itabanje gukora iki? Kumumenyesha. Icyo ni ikimenyetso cyo kugendana n'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Iyi minsi abantu bafite byinshi barimo kugendana nayo. Hari abantu barimo kugendana n'ibyaha, hari abantu barimo kugendana n'amatabi ku mufuka, hari abantu barimo kugendana n'ibyaha mu bikapo. Hari abantu barimo kuva hano bakajya iyi wikende iyo abantu bakora ibyaha byinshi ku isi. Hari abantu bavuye mu mujyi bagiye mu giturage, icyabajyanye hariya ni ukujya gukora ibyaha. Hari abavuye mu giturage binjira mu murwa, ikibazana mu murwa ni ugukora ibyaha. Ariko mu Kristo buri gihe cyose agendana n'Imana mu buryo bwo gukiranuka. Yesu ashimwe. Aho agenda hose ntabwo agendana n'icyaha, ntabwo agendana n'amagambo yo kwangiza, ntabwo agendana n'amagambo yo guteranya abantu. Kugendana n'Imana ni buryo bwo kuba ugenda ukiranuka, ukagenda ubika itegeko ry'Imana ku mutima wawe, ukanga icyaha n'igisana nacyo. Zabadusomeye amagambo hano. Enoke yamaze imyaka 600 n'igice avutse. Myaka 600 n'igice Enoke yavutse. Muri bihe byacu 600 n'igice umuntu aba yashaje, ariko yamaze myaka 600 n'igice avutse, abyara Metusela. Mu iyo myaka niyo yaje gushaka 60 n'igice avutse, yari atarashaka. Ariko kuwo mwaka aza gushaka, abyara mwana w'umuhungu amwita Metusela. Yesu ashimwe. Mane muhamugisha w'umwana w'umuhungu mu myaka 600 n'igice, nawe aravuga ko uyu mwana ndashima Imana mwise Metusela. Amaze kubyara Metusela, Enoke agendana n'Imana myaka 300. Haleluya. Twebwe turimo kurambirwa. Iyi minsi usigaye ubona abantu batangiye urugendo rwo kugendana n'Imana, niyo urugendo rw'agakiza. Myaka 2 arananirwa bivamo, myaka 5 umuntu arahinduka, myaka 3 umuntu arava mu bushake bw'Imana. Ariko hano batubwiye amaze kubyara Metusela mu myaka 600 n'igice, agendana n'Imana myaka 300. Yesu ahabwa icyubahiro. Kintu kimwe tukunda kwibagirwa, kugendana n'Imana bitubera byiza, ariko kugendana n'Imana ari n'igihe ugera Imana gushyira mu kigeragezo, ariko kuko ugendana nayo ikagufasha buryo bwo gukomera mu icyo kigeragezo, ikagufasha buryo bwo kuva mu icyo kigeragezo. Enoke yagendana n'Imana myaka 300. Mu bibazo byose yahuye nabyo, mu bimuremereye, mu bimukomereye, mu bimuhangayikishije,
ntago yavuye mu maboko y'Imana. Bibiliya iratwemeza ko Enoka agendana n'Imana myaka 300. Bwana Yesu asifiwe. Ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Mu gihe umuntu agendana n'Imana ntago yamwima umugisha, kuko hari abandi bantu bapfuye batabyaye, ariko amaze kubyara Metusela mu myaka 60 n'igice, nyuma yaho aza kugendana n'Imana myaka 300. Muri iyo myaka 300 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Imana imuha umugisha y'abahungu n'abakobwa. Bibiliya ndago tubwira umubare wabo, ariko mu ibyo bihe yagendanye n'Imana myaka 300, Imana imuha umugisha y'abahungu n'abakobwa. Muzi ko abana nabona umugisha. Yesu ashimwe. Amen. Kuko hari abandi bifuza bakababura. Imana imuha umugisha w'abahungu n'abakobwa, kuko yamubonye aca bugufiya abasha kugendana nawe. Iminsi yose Enoki yaramye yari myaka 360 n'igice. Ku myaka ye yose yamaze ku isi, myaka 60 n'igice avutse, abyariramo Metusela. Agendana n'Imana nyuma yo kubyara Metusela. Nize ko uyu Metusela babanditsi bamuvuga ko yari umuhungu mwiza. Enoke yamubonye ashima Imana, anezerwa n'Imana. Ntabwo tubizi niyo byamuhesha agaciro yo kuvuga ko ngo uyu Imana yampaye uyu mwana, njyewe nzagendana nawe mu buzima bwanjye bwose. Afata ingamba yo kugendana n'Imana gihe cya myaka 300. Mu iyo myaka 300 Imana imuheraho umugisha, abyaramo abahungu n'abakobwa, nuko Bibiliya itubwira. Nyuma yo kuhabwa umugisha w'abahungu n'abakobwa agendana n'Imana, batwemeza imyaka yose yamaze ku isi yari imyaka 360 n'igice. Imana ishimwe. Amen. Mubona ko mu bihe byacu nta muntu wagera ku y'imyaka. Twaba twapfuye kera. Ariko kubwo kugendana n'Imana bishobora kutongera iminsi yo kubaho. Kubwo kugendana n'Imana bituhesha umugisha. Kugendana n'Imana Imana iraturinda. Kugendana n'Imana umuntu arakomera. Kugendana n'Imana Imana ikurwanira mu byose wabasha kuhura nabyo. Kugendana n'Imana ntabwo izahisha abasha kwemera kukureka. Bwana Yesu ahabwa icyubahiro. Ariko usanga mu iyi minsi abantu bizera Kristo, bantu bashaka Imana bayishaka gihe gitoya, ikindi gihe umuntu akarambirwa akabivamo. Ariko Enoke mu buzima bwe bwose yamaze ku isi yabashije kugendana n'Imana gihe cya myaka 300. Yesu ahabwa icyubahiro. Amen. Bibiliya iratwereka mu iyo myaka yagendanye nayo, Imana nayo ntago yamuretse, ntago yamukojeje isoni, imuhesha umugisha. Aho tumva Bibiliya iyandika bimwe, ivuga ko yabyariyemo abahungu n'abakobwa mu iyo myaka yo kugendana n'Imana, ntago yamuhaye umugisha igice. Imuhe abana, imuhe amafaranga, imuhe abana, imuhe ibyo yagaburira abo bana, imuhe abana, imuhe bindi bisabwa. Mize ko byose mu iyo myaka 300 Imana yamuhaye imigisha myinshi. Turimo kumvikana? Yego. Inyungu yo kugendana n'Imana, Imana ntago yareka mukiranutse. Imana ntago yakoze isoni mukiranutse. Imana yumva amasengesho y'umukiranutse mu gihe twemeye kugendana nayo. Imana tuhesha umugisha mu gihe cyo kugendana nayo myaka 300. Enoke agendana n'Imana manywa na nijoro, atiyanduje, atateshutse, atakurikiza bindi bitari ubushake bw'Imana. Wadushoboza akatuha natwe imbaraga mu myaka tuzamara ku isi, tubashe kugendana n'Imana nguko bikwiriye. Yesu ashimwe. Ntabwo wifuza iyi minsi usigaye ubona umuntu agendana n'Imana akiri umukobwa, ariko amaze kubaka arareka iyo Mana. Umuntu agendana n'Imana akiri umusore, amaze kubaka ava mu iyo Mana. Umuntu akagendana n'Imana abonye umugisha.
atarabona umugisha, mu gihe abonye umugisha akava ku mana, oya mureke tuzagendana n'Imana kugeza aho tuzavirira ku isi. Mana ishimwe. Amen. Amara myaka 360 n'igice agendana nayo, kandi Enoke yagendanaga n'Imana. Nuko Bibiliya iramwemeza yagendanaga n'Imana mu iyo myaka ye. Yagendana n'Imana ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Mana yamugeneye igihe cyo kuba ku isi ni imyaka 300 n'igice, ariko kuko Enoke yemeye kugendana n'Imana, Bibiliya iramwemeza ntago yapfuye nguko twebwe dupfa, yo kudushira muri serikeye, yo kuducukugurira kucukura imva, ariko kuko Enoke yagendanaga n'Imana, akiranukira Imana, yumvira Imana, yubaha Imana. Bene data, Bibiliya iravuga ko Mana yaramwemuye, iramuzamura. Enoke nta mva ya Enoke iba ku isi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mukorera Imana akiranuka, Mana imukorera agasha kashobora kutangaza abisi bose. Mana imugirira neza mu buryo yaba abasha gukora iki? Gutandukanya n'abisi. Mana iramwimura kuko yagendanaga nayo. Buryo natwe tushobora gufata abangaba Mana yabakoresheje iyi mirimo, bagendanye n'Imana mu buryo Mana yashaka ko natwe bazatubera intangarugero. Nimba tushaka kubaho neza, nimba tushaka kurengerwa n'Imana, tugomba kwiga kugendana n'Imana. Mundu ugendana n'Imana afata ingamba yo kureka ibyaha. Mundu ugendana n'Imana arinda umutima we akagenda nguko Imana ishaka. Mundu ugendana n'Imana yumva kubabarira bamugiriye nabi. Mundu ugendana n'Imana ntago yagenda afite ibyaha mu gikapo cyangwa se yikoreye ibibi mu mutima we. Haleluya. Nuko yakora ingendo agiye mu giturage agenda akiranutse, nuko yava mu gihugu agiye mu kindi gihugu ahora akiranuka hariya kuko yemeje kugendana n'Imana. Bwana Yesu atushoboje Philadelphia, natwe tuhabwe imbaraga mu minsi tusigaje ku isi, tubashe kugendana n'Imana. Amen. Ndacyari kumwe? Yego. Amen. Kugendana n'Imana ntabwo ari mu kanwa gusa. Njyewe ndi umukirisitu, ndende umukirisitu. Mukristo bamumenyera ku mbuto ze. Mundu ugendana n'Imana nayo amenyekana kubwo kumvira kwe Imana no gukiranuka kwe Imana, agakora by'ubushake bw'Imana ku manywa na nijoro. Enoke nguko yameye kugendana n'Imana mu myaka 300, amaze kubyara Metusela yari yamaze myaka 60 n'igice. Mana imuheramo umugisha y'abahungu n'abakobwa. Amaze kubona ibyo byose aravuga ko iyi myaka asigaje, nawe ntabwo yarazi myaka asigaje ku isi. Ati myaka isigaje ngiye gufata ingamba zo kugendana n'Imana. Mana imwongereranize ko abasha kugendana nayo myaka 300. Yesu ahabwa icyubahiro. Amen. Ibibazo byose Enoke yahuranaga nabyo yirindaga kwiyanduza. Abandi bakoraga bibi, ariko Enoke atabasha gukora ibyo Imana idashaka. Enoke akiranukira Imana, Enoke akorera Imana, Enoke avuga Imana, Enoke ahamiriza Imana, Enoke yihanganira ibibazo ku Mana. Enoke igihe cye kigeze, Mana iramwimura. Nuko Bibiliya tubwira kuko yagendanye nayo, kuko yakiranutse mbere y'Imana. Yesu ashimwe kandi ahabwa icyubahiro. Amen. Utuhaye ayo mahirwe natwe tukabasha kugira ubwenge bwo kugendana n'Imana. Iyi minsi ubona isi yanduye, iyi minsi ubona abantu babaye babi, iyi minsi ubona abantu batashaka kumva ijambo ry'Imana, iyi minsi abantu buzuye buryarya, abantu barabesha Imana, abantu yo Mana tubabarire muri ibi bihe turimo, isi yanduye. Ariko abagendana n'Imana Mana baheshe umugisha, nibasubira inyuma, nibakacika intege. Uyu munsi mwiza natwe Philadelphia twige tufate ingamba yo kuvuga Mana sinzi imyaka nsigaje, ariko myaka maze niyo nzi. Iyo dusigaje ndago tuizi, uzanshoboje nanjye mu myaka nsigaje nzabashe kugendana nawe.
iduhaye itatuhaye tuzagendanane nayo. Bwana Yesu asifiwe. Amena. Tuvuye mu iki gihugu tujye no mu kindi tuzagendanane n'Imana. Tubonye akazi tutabonye akazi tuzagendanane n'Imana. Haleluya. Amena. Kuko nasanze ko mu kugendana n'Imana ntago izatubima akazi. Mu kugendana n'Imana ntago izemera turari inzara. Mu kugendana n'Imana ntago izemera ko tukorwe n'isoni. Mu kugendana n'Imana igenda irengera muntu aho utafite ubushobozi, aho utashoboye. Nyungu yo kugendana n'Imana ituhesha mugisha turi hano ku isi. Iyo jambo twayivuze kuwa gatatu. Kubw'imirimo kubwo gukorera Imana, kubwo kwemera kugendana n'Imana ituha migisha turi kiri ku isi. N'umunsi umwe tuzabona iki? Ubugingo buhoraho. Mwumvise Enoke Imana irakora iki? Imana iramwimura. Enoke ntabwo yashizwe mu butaka, Imana iramwimura kubera ko yemeye kugendana nayo. Yesu ahabwa icyubahiro kandi Yesu ashirwe ejuru. Amena. Wemeye nawe kugendana n'Imana mu myaka usigaje? Yego. Imana ibashoboje kandi bagirire neza. Reka tuyizamurire icyubahiro ibibone mu bwami bwo mu ijuru. Twemeye kugendana nawe Mana mu myaka tusigaje ku isi. Yesu ashimwe. Amena. Reka tumve izindi nguru. Mudusomere kuva gice cya 13 murongo wa 20 kugeza ku 22. Kuva 13 murongo wa 20 kugeza ku 22. Musomyi adusomere. Some mu izina rya Yesu. Amina. Amena. Kuva Isikuroti babamba amahema muri Etamu aho ubutayu butangirira. Uwiteka ku manywa yabagendaga imbere ari mu nkingi y'igicu ngo abayobore. Nijoro yabagendaga imbere ari mu nkingi y'umuriro ngo abamurikire. Babone uko bagenda ku manywa na nijoro. Ya nkingi y'igicu ntiyavaga imbere y'ubwo bwoko ku manywa, kandi iyo nkingi y'umuriro ntiyabuvaga imbere nijoro. Amena. Amena. None shimwe. Amena. Tumva indi nguru ya Bisirayeli bagendanye n'Imana myaka 40 mu butayu. Ibakura mu gihugu cya Egiputa kubw'imbaraga z'amaboko yayo. Ariko Imana irabareba, ireba mitima y'abantu, iravuga ko nimbareka bakagenda mu minsi 3 bagereyo ntago bazasobanukirwa ko ari imbaraga zanje. Bazunguza mu butayu myaka 40. Ariko mu iyo myaka arabemeye kugendana nayo. Aranabandi muko kugendana nayo bagiye bateshuka bagwiriye mu butayu. Katumva ijambo nguko ritubwiye. Bava Isikoti babamba amahema muri Etamu aho ubutayu butangirira. Mbese yari itangiro bava mu Esikoti aho ubutayu butangirira babamba ihema muri Etamu aho ubutayu butangirira. Bakiva kwa Farao babambye amahema bafite umunezero abona kundu bambutse inyanja. Mano barakoze cyubahiro kibi cyawe, baremeza ko ari yo Mana yabo, bashimira Mose ko ufite Imana. Yesu ashimwe. Amena. Uwiteka ku manywa yagendaga imbere yabo ngingingi y'igicu ngo abayobore. Bono urukundo rw'Imana ntago yabaretse nuko bari mu urwo rugendo, ariko Imana yari kumwe nabo. Abanyamasezerano, abantu bose Imana yemeye kubakoresha, Imana ibasha kugendana nabo. Mugiye mwumviye, mugiye mubaha, Imana igendana nabo. Hano batwereka ko buryo Imana yagendanaga nabo. Uwiteka ku manywa yagendaga imbere ari ingingi y'igicu ngo abayobore. Nijoro yagendaga imbere ari ingingi y'umuriro ngo abamurikire. Mbega urukundo rw'Imana. Ku manywa ingingi y'igicu abayobore,
nijoro ngingi y'umuriro abamurikire. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuko yari yabafite icyo kizere ko nubwo ko nakuye mu maboko mu buretwa bazabasha kugendana nanjye sinzabasiga. Yesu ashimwe. Mu gihe Imana agakiza itugira kizere yo kuvuga ko ntago kuko kanaka muhaye agakiza ntago azava mu maboko yanjye, ntago azangoza isoni. Imana igendana na Bisirayeli mu icyo kimenyetso. Ku manywa yahagararaga mbere yabo ngingi y'igicu abayobore, nijoro ikahagarara mbere yabo ngingi y'umuriro ibamurikire. Mana n'umucyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mu bibazo byose tuhura nabyo bene data, mureke tushake kugendana nayo. Ku manywa izahagarara mbere yacu ngingi y'igicu tuyobore, nijoro yahagarare mbere yacu ngingi y'umuriro itumurikire. Turimo kumvikana? Yego turi kumvikana. Mane baho umugisha. Amen. Babone uko bagenda. Umva ano nijoro yagendaga imbere ari ngingi y'umuriro ngo abamurikire. Babone uko bagenda, itumurikire tubone uko tugenda, kuko yashaka ko bagendana nayo. Ku manywa na nijoro Mana yagendanaga na Bisirayeli. Ntago yabavuye hagati, yahagararaga mbere yabo, yaba ku manywa yaba nijoro. Mu gihe wemeye Imana ntabwo ishobora kukuvaho. Mu gihe wiyumvira, mu gihe wizeye, mu gihe wiyubaha, Mana ntabwo yakureka. Iyi minsi turimo kintu cy'ingenzi ni ukuyoborwa n'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Kuko hariho abantu benshi batakiyoborwa n'Imana, nibo barimo gukora bibi byinshi. Abantu batakiyoborwa n'Imana nibo babaye abagome kurushaho. Ariko abantu bayoborwa n'Imana barakiranuka, bagenda nk'uko Imana ishaka, barumvira Imana, barubaha Imana. Nuko imanuka yaje kuko ari imbere yawe ikuneshereza, nuko abanzi baje kuko Imana iri imbere yawe, yaba ku manywa yana nijoro irakuneshereza. Mwumve inyungu yo kugendana n'Imana. Mukiranutse ugendana n'Imana ntago yapfa gupfa. Mukristo wese ugendana n'Imana ntago yapfa gutungurwa, kuko ku manywa Mana yagarara mbere ye, nijoro Mana yagarara mbere ye imumurikire abashe kugenda. Haleluya. Amen. Niki kituteza ubwoba mu ibi bihe turimo? Mureke tushake imbaraga zo kugendana n'Imana. Ibikuhagurukira byose, nimba Imana iri imbere yawe ku manywa, nijoro ikaba mbere yawe ngingi y'umuriro, niki cyakunesha? Niki cyakurwanya? Ninde wakuhagurukira agushobore? Araka indirimbo numvaga kera baririmbaga avuga ko kugendana n'Imana ni ibanga ikomeye. Kugendana n'Imana ni ibanga ikomeye, nimba rihambaye gutyo nuko numvise. Yesu ashimwe. Amen. Harimo ibanga mu buryo bwo kugendana n'Imana mu Kristo mugenzi wanjye. Harimo ibanga nyuma yo kwakira agakiza mu ibi bihe turimo. Mureke dusabe Imana yo imbaraga zo kugendana nayo, kuko mu gihe twemeye kugendana nayo Mana ntabwo izatureka, Mana ntabwo izadukoza isoni. Yesu ashimwe. Amen. Mu bibazo byawe Mana isatura inzira. Mu bibazo byawe Mana ntabwo yaretse Abisirayeli, yabanye nabo muri rugendo, yabagaburiye mu butayu, yarabambise mu butayu, imyenda yabo itanduye, imyenda yabo idashaje, ingweto ritabarenze. Mana yabanye nabo, irwanya indambara abanzi yose bashaka kubahagurukira. Haleluya. Reka murongo wa 22. Sinzi nimba turimo kumvikana, rimwe na rimwe numva rusaku rwinjiyemo. Murongo wa 22. Yangingi y'igicu ndiyavaga imbere y'ubwo bwoko ku manywa, kandi niyo ngingi y'umuriro ndiyavaga imbere nijoro. Bwana Yesu asifiwe. Mwumva umugisha w'umuntu wemeye kugendana n'Imana. Yangingi y'igicu ndiyavaga mbere ya Bisirayeli ku manywa, ingingi y'umuriro
ntiyavaga mbere yabo nijoro, na niyo mpamvu nta mwanzi wabarwanye abashe kubanesha. ntacyo abahagurukiye mu butayu b'Isirayeli babashe gutsindwa, kuko Imana yabaga mbere yabo ku manywa, nijoro nawe kahagarara mbere yabo. Ibyazaga byose Imana yabarwaniraga urugamba. Yesu ashimwe. amen Iyi minsi twebwe natwe dushake gusa kugendana n'Imana. Mu gihe tugendana n'Imana ntabwo izatuvaho, ku manywa izahagarara mbere yacu, nijoro izahagarara mbere yacu. Niyo mpamvu mureke tube maso bene data. Ibi bihe bicyanganikishije abantu benshi, twebwe tugire umwete yo kugendana n'Imana. Mana ishimwe. amen Reka tumve reka tutekerezeho gatoya. Intumwa 12 za Yesu Kristo bamaze kuhamagarwa, nabo bafashe ingamba bagendanye na Kristo. Mirimo yose, amategeko yose Yesu yabasigiye, intumwa bose barumvira, bashyira mu bikorwa, kandi babishyira mu bikorwa. Ariko bagendana n'Imana, bakora murimo w'Imana bahuje umutima, birinda ikibi n'igisana nacyo, kuko Yesu yababwiye ati nimugira kwizera mwebwe muzakora kurusha ibi ngibi njyewe ndimo gukora. Bo baje kwizera Kristo, baragenda ku murimo wayo. Yesu abakoresha mirimo n'ibitangaza. Tumva ko ibicucu bya Paulo byakizaga abarwayi. Petro yakoze mirimo ikomeye, Paulo akoreshwa mirimo ikomeye, kubw'iki bemeye kugendana n'Umwami kandi bakamwizera. Teretse umwe gusa, Yuda, wanze kugendana na Kristo, ava mu bushake bw'amabwiriza y'Imana, na niwe wahuye n'ibibazo mu wabo 12. Yesu ashimwe. Agambanira mu cyunguzi wacu Yesu Kristo. Ibyo ntago byamuheshe nawe amahoro ku buzima bwe. Mureke tumvira Imana. Iyi minsi abigisha ni benshi, amadini nazo zibaye nyinshi. Hari amadini zaje zo kurimbura abantu, hari amadini zaje zo kuyobya abantu. Abahanuzi b'ibinyoma nabo barahari, ariko mube maso, mureke dushake kugendana n'Imana. Ugendanye n'Imana ni ibanga rikomeye. Ugendana n'Imana ntabwo ari kimwe no kugendana n'umuntu. Umuntu ashobora kuyobya, umuntu ashobora guteshuka, ariko ugendana n'Imana akomezwa nayo ku manywa na nijoro. Ugendana n'Imana imurengera. Nuko ari ibibazo by'ibihe by'imperuka, mureke twebwe dushake kugendana n'Imana. Izadufasha, izaturengera, izadushigikira, izabana natwe ku manywa na nijoro. Yesu ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. amen Tugiye gusenga Imana. Se ufatiye ingamba nyuma yo kumva iri jambo ry'Imana. Israeli bagendana nayo myaka 40, ariko benshi bagiye bateshuka mu butayu, bapfukamira bigirwamana, bakurikira zindi mana, Imana irabahana, barapfa, bararimbuka. Ariko abemeye kumvira Imana nibo binjiye mu gihugu cy'isezerano. Yesu ahabwa icyubahiro. Babona izo mbuto nziza y'Imana yavugaga, babona ko ari igihugu cy'amata n'ubuki, babona ineza y'icyo gihugu Uwiteka yababwiraga, kubera bemeye kugendanana nayo. Iyi minsi ubona ari imiyaga yo gukura abantu mu bushake bw'Imana. Iyi minsi ari imbuto y'abantu kuba mu by'Imana ariko batashaka kumvira iyo Mana, batashaka kugendera mu mategeko yayo, badashaka gukiranukira Imana. Mureke tube maso. Tekereza kubwira iri jambo. Ndabizi ko urasenga, ndabizi ko ukorera Imana, ariko hari ubundi buryo Mana dushakaho yo gufata ingamba zo kugendana nayo mu ibi bihe bya nyuma. Satani arakari y'isi,
satani atashaka ko abakiranutsi bazabona ubugingo. Ese ninde uzaturengera? Bizatumarira iki twabaga mu rusengero musi umwe tuze kubura kwinjira mu bwami bwo mu ijuru? Yesu akimye. Amen. Butunzi bw'iyi si si bwo bwadutandukanya n'Imana, kuko byose biri mu maboko yayo. Tukiranukiye Imana tukagendana nayo, hari igihe tuzagera bikatuhesha natwe umugisha. Tugiye gusenga Imana bene data, reka tuhaguruke. Niki kituma utahagarara ku munara wawe guko bikwiriye? Se ni uburwayi byananira Mana kukukiza uburwayi? Mana yananirana kukuha akazi? Mana yananirana kukuha inzu? Mana yananirana kukukorera ibyiza bituma ucogora utabasha kugendana nayo neza? Hari umuntu watubwiraga kera mu rusengero w'umusaza ati ibi bintu umuvuga Yesu yatupfiriye mwowe mubivuga mubona ko ari bisanzwe. Yarababaye cyane ku bwacu. Mbabazwa n'abantu bakimusubiza bagikora ibyaha kandi ari umukristo ataremeza kureka icyaha, kuko mu gihe cyose ukoze icyaha uriya Yesu ba umwambitse ubusa tena bwa kabiri, kandi atari byo twamagariwe. Tugiye gusenga Imana. Buri muntu haguruke aho yahagaze, ushatse washyira amaboko hejuru, kuko tugiye gusaba Imana imbaraga zo kugendana nayo. Inzitizi zose, bikangisho by'umwanzi, kurarikira by'isi, kwifuza byitagira umumaro, Imana tuwe gusa kugendana nayo. Umuntu ugendana n'Imana arayikiranukira, kandi umukiranutsi ntago yasaba Imana imwime. Umukiranutsi ntago yifuza ikintu ku Mana kibure. Turagushimiye Mana nguru, tunejejwe nawe kuko ruwera. Urakoze kutugeza kuri iri tariki, urakoze kutugeza kuri uyu munsi mwiza. Tushimiye ko amateraniro twese turi bazima. Warinze abana, urinda abakobwa, urinda ababyeyi, urinda abapapa, urinda u Rwanda n'abanyarwanda, urinda imiryango yacu iri kure, urinda abaturanyi bacu, urinda beza n'ababi. Miyo yose ni mirimo y'amaboko yawe. Uciye bugufi ya Itoro Philadelphia mbere yo bwiza bwawe, nyuma yo kumva amagambo yawe Mana. Yo utubabarira utweze akahinda ku mitima, ubwoba ku mitima, gushidikanya ku mitima, ndegengeya ku murimo, kutagira ishaka ryo kugendana nawe, kutareka ibyaha. Mana utubabarire, maraso yawe yongere tweze Philadelphia. Abahari mu materaniro, abadahari, ututunganye kuko ari we Mana. Wongere weze cyane cyane imitima yacu mu bibi, ururimi rwacu rweze, amaso yacu yeze, bitekerezo byacu bipfuye mu bibi. Mana tubabarire, icyo tusabye n'izindi mbaraga zo kudushoboza tubashe kugendana nawe mu bibi. Utukomeze muri urugendo nguko wagendanye na Bisirayeli, nguko Enoke yagendanye nawe, nuko natwe dusabye imbaraga zo kugendana nawe. Ugendana nawe ndago yateshuka, ugendana nawe ndago akora icyaha. Mana utushoboje itorero, abakuru n'abatoya ubakomeze, utushoboje kuko ari we Mana. Turasenya butwari bwose bwa Satani, imyambi Satana turasa, amajwi ya Satani, bitero by'uburwayi ku mibiri yacu. Abaje mu materaniro barwaye ubakize mu izina rya Yesu Kristo. Amagripe n'inkorora mu aya mezi y'imvura turayisenya, turatwika witeka we. Abarara badasinzira bohora abantu bawe, kuko uburwayi bwatubera inzitizi yo kugendana nawe. Dukure ubushomeri, dukure ubukene, ibyo bimwe na bimwe byatubera inzitizi zo kugendana nawe. Komeza uyu murimo, shoboza
shoboza uyu murimo, twambike imbaraga zo kugendana nawe nguko Enoke yagendanye nawe. Ibitari byo turabyirukanye, ibyaha hagati yacu turabyirukanye, ibizira hagati yacu turabyirukanye. Mana twongerere kwizera, Mana tuhe imbaraga, shoboza buri muntu wese, komeza buri muntu wese. Niyo mpamvu turabasengeye, tunganya aya materaniro, weza aya materaniro, tunganya uyu murimo, tuwukore mu kuri no mu mwuka, tuhuze umutima, bakuru na batoya, udufashe, udushoboje, dukure mu bibazo, dukure mu bigeragezo, ibiduteza ubwoba, ibituhangayikishije tubona ko bitazashoboka. Mana bikurweho nawe. Urakoze, fasha buri muntu wese kandi umukomeze, igicu cyawe kikomeze kibane natwe, ku manywa kitugenda imbere, nijoro nawe kituhagarara imbere, tubashe gukomeza urugendo kugeza aho uzaza kujyana itorero, natwe tukabona ubugingo buhoraho. Urakoze, turagushimiye, cyubahiro kibi cyawe. Amen. Philadelphia, Imana iratsinda.